umuntu kuza gufunga gutyo gusa yiboneye bamfunze burya byaranambabaje cyane burya kumva ngo ngiye ngo mvuye mu rugo mfashe essence yanjye ngo ndaje ngo nje kukwitaba hanyuma witumbwira ngo kuramo inkweto winjiremo hariya ugatanga raporo yuko ngo wanyweye litiro 100 za essence uri kuza kunshaka ukanambura ukarasa n'amasasu 3 ayo mafaranga kandi akagenda karibwa siko babigenza siko mubigenza mwebwe siko mubigenza nakubwiye ko rero kwino ncuna ngiye nkimara gusaba kuri case ya Mutesi ngiye naravuze mutima wanjye ndavuga ngo undi munsi ribu yampamagaye naba ngiye gutanga ubuhamya naba ndi kugira gute ntabwo nzabitaba kuko niba umuntu ashobora kuza kubitaba mukahita mukubitaho ibyaha 9 nkaho wafashe ikihebe kandi nabo bakaritasi bakaza bakabyenjoyinga bakaza bakavuga ngo jihad niwe nawe ejo bundi utahiwe ntimukajye mufasha uduca ku hari ukuntu ngusanga inkoko iri gufasha gaca gusangira inyama z'inkoko genzi yayo iyo yanyamishize agaca niwe gakurikizaho none sibyo ngibyo ngiye ntabibona urambwiye ngo hamagaye ngo jihad ari Norvège abo uzaze kuri station ya Ribu ya Kicukiro umuhungu araje azi ko ari gutegera mu kazi yumva ko nta n'ikibazo kabisa uhisemo kubitaho dossier 9 ubwo ngaho ni ukumushamika ko nawe ntabwo uri shuwa neza ku icyaha wamugenjejeho gifatika urashaka ko afungwa ukashaka dossier zose zishoboka ukaziburundaho kugira ngo baze kuza kubona ko hari nimwe cyangwa se ebyiri zamufata ibi nabyo nzabereka imva n'imvano yabyo